dutangire yakorino Cristiano Ronaldo bari bamwicaje hano ndetse gahunda yari ikurikiye iyi n'ejo bundi Cristiano Ronaldo icyo tugiye kugusaba uraza gusubiza yego cyangwa hoye bagiye kumuhata ibibazo bamwambitse za mashini hano hari imashini abazungu bakoze ibizamini mbega babyita ngo ni polygraph test cyangwa se bakabyita ngo ni lie detector ni kimashini cyitwa lie detector aho usanga iyo lie detector iyo ubeshye irakunyomoza sibyo ikawunyiri kagaragaza ko ubeshye cyangwa uvugisha ukuri ku Cristiano Ronaldo hakorera mugabo hakorera hano icyo bigusaba uravugisha ukuri kandi uvuga ukureba mu maso ya Don vugisha ukuri gusa cyambeshyemo ni Cristiano batangiye mubaza akabazo koroshye ese amazina yawe ni Cristiano Ronaldo iyo ubeshye imashini nabigaragaza yego niko nitwa nibyo havuze ukuri urabe uko dutangiye ufite ubwoba none wapi nta bwoba mfite imashini nabigaragaza ko nta bwoba ufite nyine umve nibibazo ese ujya kuri Google ukajya kwishakisha ati cyane mbikora kenshi imashini igaragaza kafuze ukuri ese wemera ko Premier League ari ryo rushanwa rikomeye mu marushanwa yose muri ligue zose zibaho umve ariyo champion ikomera cyane nuko dutangiye uragona birashoboka cyane bishoboka ni yaryamye aragona umva subiza yego cyahoye oya ntago ngona arabeshya imashini igaragaza kabeshya bigaragara ko Cristiano Ronaldo yaryamye aragona arabihakanye imashini igaragaza kabeshya aka karagaciyemo kugira ngo twinjire neza mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe ibintu 20 bidasanzwe utaruzi ku buzima bwa Cristiano Ronaldo ibintu 20 yagiye akora bihambaye cyangwa se utaruzi wigeze kumva cyangwa se nk'ibihuha utaruzi nimba ari byo uyu munsi byo tugiye kureba kuko ubuzima bwa Cristiano Ronaldo akenshi murabuzi kuva ari umwana ibiki imikino ye murayireba munamukunda no kundusha wenda gusa uyu munsi tugiye kureba ibintu twakwita nk'ibitangaza cyangwa se ibintu bidasanzwe 20 Cristiano Ronaldo yakoze utaruzi reka duhere ku cyambere umve atuwa Cristiano Ronaldo yaramaze gusinya kontara muri ikipe ya Juventus bamuguze miliyoni 117 z'amayero umugabo gakimara kubona ayo mafaranga yarambaye umwe mu bakinnyi bigeze bagurwa amafaranga menshi ikintu cya mbere yisagura yaguze isaha ya mbere ihenze ku isi y'ibihumbi 500 by'idolari ayigura mu ruganda bita Rolex rukora amasaha isaha ngo ikozwe muri diama isaha ihambaye cyane ati iyo saha niyo saha ihambaye cyane yigeze ikorwa n'uruganda rwa Rolex ndetse ngo iyo saha Cristiano yiguze ibihumbi 500 by'idolari isaha ngo izengurutswe na diama z'umweru isaha izengurutswe na karati 18 n'uburyo bapima amabuye y'agaciro kandi amabuye y'umweru ngasa neza cyane iyo niyo saha ihenze ngo kuva Cristiano yagura iyo saha nanone ngo muri Rolex ubu ngubu agaciro kayo kariyongereye ayo mafaranga yiguze ntago ariyo wayiguraho ngo gusa nanone Cristiano Ronaldo gafite umugore bita Georgina Rodriguez ngo nubwo icyo kintu umva ngo kirahenze iyo saha yaguze ngo ariko amafaranga yatakaje cyangwa se ataka umugore we niyo mafaranga ahambaye cyane byagenze bite ngibi byose byatangiye ubwo yari ari gutereturira umugore we Georgina ngo umugore we ngaza kubona post ku rubuga cyangwa se kuri Instagram ya company ikora ibintu by'amabuye y'agaciro cyangwa se metaye imikufi ibintu bihenze yitwa Katia ngo umukobwa amaze kubona abona ifoto uwo mukobwa Georgina nyine uriya mugore wa Cristiano Ronaldo abona ifoto y'impeta nziza ihambaye cyane ihenze yapostinzwe kuri Instagram n'urwo ruganda rwitwa Katia icyo yakoze umukobwa aragenda ashyiraho akomanta munsi y'iyo foto ashyiraho utuyemoji dusa nkaho twakunze iyo mpeta arigendera Cristiano Ronaldo nk'umusore uri kumutereta kandi afite amafaranga ari kwitambukiraza kubona umugore w'ahantu yakomanse kandi yakomanse munsi y'impeta ahita avuga ati hano nkwiye kugira ikintu mbikoraho kuko yari akiri kumutereta Cristiano icyo yakoze rero niki yabyutse ajya kugura iyo meta aba ari nayo aporoporesha wa mukunzi we iyo meta yamuhagaze amafaranga arenze ya saa twavuga ibihumbi 500 by'idolari kuko iyo meta yahagaze Cristiano Ronaldo ibihumbi 872 by'idolari ngo ni miliyoni 800 na z'amanyarwanda cyangwa se hafi miliyoni 940 ahubwo z'amanyarwanda hafi miliyari impeta yaporoporesheje umugore we yayiguze izo miliyoni zose z'idolari sibyo gusa kandi uwo munsi yahise amuzanira n'isaha y'ibihumbi 60 by'idolari yiherekeje amuzanira shenete y'ibihumbi 50 by'idolari agashenete agakufe ko mu ijosi ibihumbi 50 by'idolari amuzanira utundi dukufe tujyana n'amaherena duhagaze ibihumbi 140 by'amadolari uwo munsi abizanira umugore we ndetse ngo buri munsi akenshi imikufu umugore wa Cristiano Ronaldo atunze ngo yose hamwe ihagaze miliyoni zirenga enye z'idolari
kandi ngo hafi ya zose ni Cristiano Ronaldo bimugurira. Nanone ngo Cristiano Ronaldo ubwo yakiriraga ikipe ya Real Madrid icyo gihe yaje gutsindira Ballon d'Or ebyiri cyarimwe yikurikiranye nta wundi muntu uri gukoraho. Icyo gihe ngo umuhungu yarahagaze neza ndetse icyo gihe ari no gukorana na Nike ngo baje kwicara baravuga ati uno mugabo ikintu twamukorera cyamera nk'impano twaba tumuhaye ngo baragiye bagukorera inkweto dore ngizo uri kubona bamukorera zino godiyo bakinnyi basanzwe bakinisha by'umwihariko zagenewe Cristiano Ronaldo ziriho isura ye ziriho CR7 ziriho n'utundi tuntu tw'utumarinnyeri tugaragaza nyine kari Cristiano Ronaldo ariko by'akarusho izo nkweto cyangwa se zino godiyo bakinisha zari zikoze muri diamant gusa. N'uyu munsi zikoze muri diamant ariko ahagana inyuma kuri taro akaba ari diamant nanone zenda gusa nka zabo zenda gusa nyine umuhondo. Ngo na n'uyu munsi nta muntu uramenye agaciro izo godiyo zihagaze kuko zirahambaye cyane. Nta muntu wabasha kumenya agaciro izo nkweto zihagaze. Ni nk'impano Nike yageneye Cristiano Ronaldo nk'umuntu wabafashije kwamamaza cyangwa se wabakoreye brand yabo ikagera ku rundi rwego rushimishije. Ibaze godiyo nawe ikozwe muri diamant gusa turi ngiyo. Gusa nanone ntiwumve wenda Nike ivuga ngo yakoreye Cristiano Ronaldo igodiyo zimeze kuriya zikozwe muri diamant z'agaciro gahambaye nk'impano nuko uyu mugabo ngari we mwinfluencer wa mbere uhambaye ku isi numwe mu bantu bavuga ari kijyana ku isi mu buryo budasanzwe. Urugero ku gikurikiyeho hakurino Cristiano Ronaldo mu minsi yashize mu 2020 Ronaldo ubwo yari muri press conference mu 2020 muri Euro. Icyo gihe Cristiano Ronaldo ubwo yari ari ngo muri press conference cyangwa se imbere y'inama y'abanyamakuru nyine icyo gihe hari yari press conference ya Euro 2020 cyangwa se Euro 2020 Cristiano Ronaldo ari imbere y'itangazamakuru nyine bya bindi byamamare baza bakabahata ibibazo. Ikintu yakoze ni iki rero umuterankunga wa Euro yari Coca-Cola nanone yari umwe baterankunga bakuru. Cristiano Ronaldo ngo yaje ku meza hano yaraje imbere y'abanyamakuru gasanga bateguye Coca-Cola n'ibindi binyobwa ariko Coca-Cola ari yitsa nk'imuteretse imbere. Akihagera Ronaldo ikintu yakoze kirahambaye yaraje ngafata Coca-Cola ayegeza iruhande nta magambo menshi kugira ngo umenye agaciro k'uyu mugabo n'ukuntu ngahambaye ari umwe mu bantu babaye kuri isi cyangwa n'uyu munsi bariho bavuga ari kijyana bagushyira hasi cyangwa hejuru. Umugabo ngicyo yakoze akicara yafashe Coca-Cola bari basiga nkaho bamuteguye imbere kuko Coca-Cola n'umuterankunga mukuru yari umuterankunga mukuru wa UEFA Euro 2020 afata za Coca-Cola zegeza iruhande aho bari bazimuteguriye arangije azana ahubwo yikururira icupa ry'amazi ryari hirya arangije yivugira ijambo rimwe ngo agwa cyangwa se aqua nyine bisobanuye amazi. Abagabo iryo jambo yavuze rimwe mu masegonda atarenga 10 kwegezayo amacupa ya Coca-Cola ni nko kuvuga ati Coca-Cola sinzi ikeneye mu amazi yizamurira amazi aravuga ati amazi. Iryo jambo gusa ryonyine yavuze icyo gikorwa cyatwaye amasegonda ari munsi y'10. Ibyo byonyine ngo byahise bituma imigabane ya Coca-Cola imanuka hasi ku isoko ry'imigabane. Ngo kuko ngo Coca-Cola umunsi Cristiano akora ibyo bintu ngo umugabane wari kuri 56 n'igice kimwe akimara kubikora hagabanutseho $1 rimwe kubera icyo gikorwa gusa yakoze mu masegonda bihita rijya kuri 55 n'ibice bibiri. Ibyo ngibyo ngo iyo bibaze ngo imigabane ya Coca-Cola yaramanutse bihita bihombya Coca-Cola mu minsi itarenze 2 miliyari enye z'idolari yahombeje Coca-Cola miliyari enye z'idolari kubera iyo move yonyine yakoze itarenze amasegonda 10 kwegezayo Coca-Cola akavuga ati amazi. Ubwo abantu bamukunda niwe muntu wa mbere ufollowinga kuri Instagram ku mbuga zose zibaho niwe muntu ufollowinga ukunzwe cyane. Ubwo abantu bose bahita bavuga ati ibyo bintu tube tubivuye urumva uyu mugabo ukuntu akunzwe. Niyo mpamvu mva bakubwira ati abantu baricara bakamukorera inkweto zikozwe muri diamant nuko baza agaciro ke umugabo uhambaye umuntu ushobora kuba yahombya Coca-Cola miliyari enye mu kanya gato nk'ako guhombya ni umugabo udasanzwe. Muri Cristiano Ronaldo ari nabyo mbega bikwereka agaciro k'abinfluencer ashobora kuba nanone yatumiye Coca-Cola yinjiza amafaranga arenzayo cyangwa se akaba yayisubiza hasi. Ariyo mpamvu nsigaye mbona mwaramenye n'agaciro ko kwamamaza we usigaye muzana abantu natwe tuvuga ari kijyana ugasanga hahise hashya twikomereze ku bindi. Gusa nanone ngo Ronaldo nubwo ari icyamamare cyane cyangwa se ari umugabo uhambaye cyane muri football ndetse akaba ari n'umukinnyi uri hejuru ntago wajya kugasongera ngo ube umuntu uhambaye cyane udafite amabanga utifuza ko abantu bamenya. Bivuze ngo umuntu nk'uyu nguyu buri icyamamare abantu bamukunda mufatire icyitegererezo hari ibintu aba yifuza ko abantu batamenya by'amabanga byinshi cyane nabyo tugiye kuhita tubikusanyirizamo dukomeza tugenda. Reka tubyinjiremo nabyo. Ati ikindi tugiye guhera mu bintu Cristiano Ronaldo buriya nanone bidasanzwe utari umuziho. Cristiano Ronaldo buriya mama yigeze gushaka gukuramo inda ye
akimenya ko amutwite. Byagenze bite rero? Reka duse nk'abinjiramo. Cristiano Ronaldo yakuriye ku karwa bita Madeira kari muri Portugal. Yakuze papa we ari umuntu b'abantu nyine bakora mu majaride y'abakire bakupa bayuhira, mbega ariko kazi papa we yikorera. Urumva papa we nta kintu yari ariho. Mama we nawe yari umutetsi nyine. Urumva ko wari umuryango utifashije. Uyu mugabo mukiri muri kano kanya wakuriye mu muryango ukennye. Mama w'icyo gihe ubwo akimara kumenya ko yatewe inda n'umugabo, kandi umugabo nawe utifashije wikorera mu busitani, mama w'ikintu cya mbere cyamuje mu mutwe yaravuze ati ndareka gikuremo, kuko yaravugaga ati uyu mwana ntabwo tuzabasha kumuha ubuzima bwiza, yaba ngiye na papa we turi abakene. Ikindi papa yakundaga gatama, yari umusinzi cyane. Ati muri kano kanya isi yose ubwo ngubwo ikabinishima ko mama we nubwo yagize icyo gitekerezo atigeze agishyira mu bikorwa cyo kuba yakuramo iyo nda, kuko ntabwo twari kuba dufite umuntu nk'uriya uhambaye. Cristiano Ronaldo ngo amaze kugira imyaka 15 nanone umwana ngo yaje guhura n'imbogamizi yambaye. Icyo gihe yari yatangiye gukina football afite imyaka 7, ari umuhanga ndetse akiri mutonya. Gusa amaze kugira imyaka 15 ngo yaje guhura n'ikibazo gikomeye cyane cy'uburwayi. Umwana yaje kurwara ikibazo cy'umutima, akajya yumva umutima uri gutera nabi, akababara mu gatuza, ndetse ngo byari bigoye kongera gupfa gukina, kandi yaratangiye gukundwa, atangiye gukina football bamukunda muri quartier. Umwana ikintu bakoze bamujyanye kwa muganga, abaganga baravuga ati uyu mwana agomba kubagwa. Cristiano Ronaldo buriya ku myaka 15 yabazwe umutima, ku mutima we baramubaze batunganya ibyo batunganya. Kubw'amahirwe umwana agaruka ari muzima, ndetse ari muzima kurushaho, agaruka mu kibuga afite n'umuvuduko wambaye cyane kurushaho. Gusa nyine urumva kuri mwana afite imyaka 15 yabazwe ku mutima. Ikindi kintu nanone mutari muzi kuri uyu mugabo kikwereka ko uyu mugabo ngari igitangaza. Uyu mugabo abana n'umugore we batarashyingiranwa, nyine baribanira bisanzwe kandi barabyaranye nta kibazo, ariko ntabwo bakoze ubukwe. Ngo uyu mugabo muri Saudi Arabia hari ahantu asigaye akinira. Uyu munsi kuri uyu munsi wa none tuvugana Cristiano Ronaldo akina muri Saudi Arabia, ibyo byo murabizi kundusha. Ngo Cristiano Ronaldo ubundi muri kiriya gihugu Saudi Arabia kirazira ko umukobwa n'umuhungu babana mu nzu batarakoze ubukwe, baraguhana nyine urafungwa cyangwa ukaba wanakwicwa. Bari abantu bagira amategeko abahambaye cyane. Ngo gusa nanone icyo gihugu kikimara guhamagara Cristiano Ronaldo ngo azahakine, cyahise kivuga ati iryo tegeko rero tubaye turigoretse. Ubu Cristiano kuko ntabwo bamutegeka ngo akore ubukwe kugira ngo abone kuza kubana n'umugore, yarabwiye ati ngomba kubana n'umugore wanjye. Iryo tegeko bahita baryirengagiza, leta iraryirengagiza kubera icyamamare kishe kuba muri icyo gihugu. Kubera Ronaldo nyine ibyo Ronaldo urumva ko ahantu ageze n'amategeko ibihugu bisa nk'ibiyahinduye kugira ngo wumve influence ye. Kubw'iyo mpamvu rero n'abandi bahungu n'abakobwa bo muri Saudi Arabia kuva Cristiano Ronaldo yahagera, iryo tegeko leta igasa nk'iriciye amazi. Ubwo n'abandi bose basigaye bibanira, abahungu n'abakobwa basigaye bibanira, kandi ubundi cyari ikizira mu gihugu cy'iki cy'Abarabu. None abahungu n'abakobwa nabo basigaye bibanira bavuga ati leta se yaduhana gute na Cristiano itamuharanye. Ubwo nyine leta nayo itigerageza kwigira nk'aho itabibonye. Urumva ko nyine yahinduye amategeko akigera muri Saudi Arabia. Ngo gusa nanone Cristiano Ronaldo buriya akiri umwana agikina Manchester United muri za 2005, gakiri umusore afite 19, 8, 20. Buriya Cristiano Ronaldo yigeze gufungwa bamushinja gufata ku ngufu abakobwa babiri muri hoteli yo mu Bwongereza. Abakobwa bavuga ngo yadufashe ku ngufu. Gusa nanone aba ibimenyetso byaje kubura bigaragaza ko bafashwe ku ngufu abakobwa. Urabizi ukuntu nabo bitendeka ku byamamare, babonye ngo babuze ibimenyetso. Cristiano Ronaldo baramurekura muri 2005, ibimenyetso byarabuze neza, basanga abakobwa ibintu bavugaga ntago ari byo. Bari babiri, urumva yari yararanye n'abakobwa babiri ngabafata ku ngufu ari babiri. Urabumva ariko gusa nanone tuvuye kuri icyo ngo mu mwaka wa 2009 Cristiano Ronaldo yigeze gufata inshuti ze, genge yenyine babakinnyi bose barizamukira bajya Las Vegas bajya kurya ubuzima. Nubwo Cristiano Ronaldo yakomeje kubihakana, ariko bigaragaza ko Cristiano Ronaldo ngo yaryamanye n'umukobwa waho. Cristiano Ronaldo ngo yaryamanye n'umukobwa, bari bahuriye ahantu bari basohokeye bahana amanimero n'iki, umukobwa aza kumusanga muri hoteli. Gusa ngo umukobwa amaze kuryamana yaje kumenya ko yaryamanye n'icyamamare, gutangira kurega Cristiano avuga ngo yamufashe ku ngufu, yaramuhohoteye, ndetse biza kurangira umukobwa ari kuvuga ngo bamuhe miliyoni ngo 25 z'amayero, ngo nibwo ari bubashe kuba yahagarika ikirego. Ariko ngo nabyo byaje kurangira urukiko rumurekuye, ndetse umukobwa abura n'atanu, kandi Cristiano ngo yashaka kumuha $300 by'idolari ngo aceceke agabanya amagambo. Umukobwa arayanga ngashaka $25 z'idolari, birangira byose abibuze.
ikirego ndetse ngo kibura ibimenyetso nabyo bigaragaza ko ari umuntu wari ufite inzara bashaka kwitendeka ku cyamamare. Nanone ngo Cristiano Ronaldo hari igihe yari ari gutangaza avuga ati ngiye n'umugore wanjye tugiye kubyara abana babiri b'imanga, ariko ngo Cristiano Ronaldo biza kumenyekana ko afite undi mwana mukuru w'umuhungu. Byagenze bite rero? Utazwi ngo mama w'ahantu hose. Bivuga ko ngo Cristiano Ronaldo ngo yigeze kuryamana n'umukobwa w'umuseriveri ngo bahuriye ahantu, ariko n'ubu nta muntu uzi ngo ni muntu ki, ngo ni ibintu bakeka ngo ni umukobwa w'umuseriveri bahuriye ahantu yagiye kurya muri Amerika. Kandi ngo bahana nimero, ngo nanone ngo haza gushya ngo hahiye rimwe. Ronaldo thought after that night he'd never see the girl again until a few months later his phone rang. Ngo hashize igihe kinini aryamanye n'uwo mukobwa, ngo hashira amezi menshi ngaza kwakira telefone y'umu agent wamubwira ati hari umukobwa wateye inda wa wundi ngo mwaryamanye gutya na gutya ngo wamuteye inda. At first Ronaldo didn't know what. Gusa Ronaldo nta nubwo yanamwibuka guhita namuzi. Ikintu Cristiano Ronaldo yabwiye umukobwa yarambwiye ati ntago dukundana, ntago tuziranye, nuko twahuye ijoro rimwe. Ikintu ugiye gukora ngiye kugwa miliyoni 11 z'idolari, niyo mafaranga bakeka ko yamuhaye nayatemezwa neza. Uburirwa irengero sinzigere nkumva ahantu na hamwe. Hari amasezerano usinya ku buryo yarenzeho ushobora kuba wanafungwa nyine y'umuntu aguye amafaranga turansinyira ibi n'ibi, ku buryo uwo mugore nta kintu yemerewe kuvuga, nta hantu yemerewe kugaragara, nta n'umuzi nyine ni ukuruca akarumira. Ikindi ahita arekura umwana muha Cristiano ajye kwibana na Cristiano. Gusa Cristiano avuga ko igihe nikigera ngo umwana azamubwira nyina n'ibindi byose azakenera, ariko ngo uwo mwana aracyari mutoya. Umugore impamvu mutamubona mu itangazamakuru wo ngo muhora mwibaza ngo wabyaranye na Cristiano wa mwana we mukuru, cyangwa se ngo mwumve nawe hari icyo avuga, ntugire ngo nitera bwo yamushyizeho ngo avuga hari amafaranga y'umuntu cyangwa se hari amasezerano ugira n'umuntu, ku buryo niyo yaba yagukoshereje uwo muntu utemerewe kujya kurenga kuri ayo masezerano ngo bivuge, wabifungirwa wanabihanirwa. Uwo mugore niyo mpamvu batajya mubona, nta makuru ye nta nuzi irengero rye. Cristiano Ronaldo kandi ngo buriya niwe muntu wa mbere ufollowingwa cyane kuri Instagram, hafollowingwa na miliyoni zigera muri 600 na zirenga. Si ibyo gusa, ngo buri foto Cristiano Ronaldo postinze kuri Instagram buriya ngo bamwishyura miliyoni imwe y'idolari, kuri buri post imwe bamwishyura miliyoni y'idolari. Ikindi kintu ngo Cristiano Ronaldo buriya azwiho ngo ni umugabo ukunda kuryama cyane, ngo ndetse ngiyo abyutse amaze gukora imyitozo cyane ibindi byose ngo agomba kujya aryama hageze hose, yaba ari mu ndege, baba bamutwaye imodoka, yaba ari aho bakorera imyitozo. Ngo yanategetse ko hari abakorera imyitozo ngo bahabashyirira utuntu kandi twiza tumeze neza two kujya baryamamo. Buri hantu hose ngo ageze warisinzirira, ngo akunda gusinzira kubi. Uyu mugabo nanone Cristiano Ronaldo ngaswiho kurya cyane, ku buryo ngo ahantu hose agiye ahari hose Cristiano Ronaldo ubundi ngo arya inshuro zirenga 6 ku munsi. Iyo zibaye nke ngo ni inshuro 6 ku munsi ubundi agomba kurya. Ndetse no mu kibuga mwigeze kumubona ari mu kibuga, ngira ngo mwarayibonye ari gukinira ikipe y'igihugu, yigeze gukora muri boxer azamura mibiri ararya mu kibuga hagati. Uyu mugabo ararya koko inshuro zirenga 6 ku munsi, yigirira peti. Uyu mugabo nanone ngo uyu mugabo akora amasaha ane buri munsi bitajya bihinduka, agomba gukora amasaha ane siporo za buri munsi, yaba afite match abadafite uko byamera kose ubuzima bwe bwa buri munsi agomba gukora imyitozo, agomba gukora siporo amasaha ane ku munsi, iminsi 5 mu cyumweru agomba gukora mu siporo. Hano yari ari kwivugira ati muri uyu mwaka amasaha 60 amasaha 620 niyo nakoze mu siporo muri uyu mwaka. Ibaza amasaha 620 uri kwitoza gusa, kandi wenyine uri kwitoza gusa. Nanone ngo uyu Ronaldo mubona buri gihe, Ronaldo ubundi ntago ari kuri yahoze asa, uko mubona ari umusore w'iboga rusa neza mwese mukunda, ntago ari uri ari we Ronaldo wa nyawe. Ronaldo yahoze asa nabi mwese murabyibuka, akiri umwana aza muri maniyu murabyibuka kakiri gato, amenyo y'ukuntu yari ameze, ukuntu agasura ke kari kameze. Ronaldo mubona uyu munsi w'iboga ari ntago ari kuri yahoze asa, karagahungu nyine gasa nabi mwese murabizi kwisura. Gusa ngo uyu mugabo bivugwa ko ngo amaze gukoresha plastic surgery inshuro nyinshi zirenze izo Michael Jackson yakoresheje. Umugabo ngo ziriya ngo heze mubona azitangaho ibihumbi bigera kuri 6 by'idolari kugira ngo baziteho zibe zimeze ukuntu. Nanone iminkanyari cyangwa se mu gahanga ke bafite ukuntu bahakora neza, akishyura ibihumbi 2 by'idolari mwaka. Izuru ryishyura ibihumbi 5 bya buri mwaka kugira bakomeze bagakutunganya bagashyira ku murongo. Nanone twatwinyo tw'ukuntu twari tumeze n'umusatsi w'ubutereye
byose ni ibintu yagiye arishyura bamugira neza asa kuri yasa abamuzi kuva gitangira football ntago ari kuri ya Cristiano yasaga ubasigaye ari bogari ni umuhungu usa neza ariko iyo ufite amafaranga uko washaka gusa kosura gusa Cristiano Ronaldo nanone tutibagiwe ko umwana we w'umuhungu yigeze gupfa ndetse ngo biramubabaza cyane aravuga ati kuva papa wanjye yapfa nibwo bwa mbere nongeye kubabara umwana we w'umuhungu yari yapfuye ngo gusa ngo umwana w'umuhungu akimara gupfa abantu bose ngo bari bazi ko Cristiano Ronaldo umukino haburaga iminsi mike ngo bari bukine atazawugaragaraho gusa ubwo batekereza gutyo ngo bagiye kubona babona umugabo aje mu kibuga aje gutera match abantu bari bazi ngo ngakigera noneho mu kibuga uwo mukino yahise atsindamo igitego icyo gihe Manchester yarakinnye na Arsenal icyo gihe yaragikinira mani nibwo nanone umwana wamaze gupfa umugabo ntabwo byamubuje kuza mu kibuga ngatere match ndetse ayitsindamo n'igitego ndetse igitego icyo yakoze yagituye umwana gusa nanone uyu mugabo nanone akivugira ati ubwo nakiniraga Manchester United uyu mwana ntabwo kuva kera yahoze yambara nimero 7 gusa ngo ari muri Manchester United ngo yagezemo ngo yarazi ko nimero 7 ni nimero nyine bafata nk'igitangaza abakinnyi bose bageze muri Manchester United ni nimero ubuzikari nimero y'ibitangaza ati yo nimero nari nzi ko ari nimero ihambaye cyane batazigera bama nta nubwo nayirotaga ngari kugeze muri club ya Manchester United sa Alex Ferguson yarambwiye ati wacana ugiye kujya wambara nimero 7 icyo gihe ari umwana muto ati icyo gihe nibwo nayisemenya ko ngomba kutazasebya ino nimero 7 bampaye kuko narinze amateka y'abantu bose bambaye nimero 7 muri Manchester United ubwo mweze ngira ngo abenshi muranabazi kundusha ba George Best ba Eric Cantona Brian Robson ni benshi na ba David Beckham bambaraga nimero 7 umwana aravuze ati Alex Ferguson akimbwira ngo ugiye kwambara nimero 7 yarakiri muto nahise mvuga ni ubu nicyo gihe cyo gukora cyane nikoresheje kuko nshobora kuba nasebye ino nimero abantu bose bambaye nimero 7 muri mani n'abanyabigwi bakoze amateka atazigera yibagirana umwana aravuga ati iyo bitaba rero icyo gihe bamiyo nimero ngo nanjye nkore cyane iyo nimero iri mu bintu byatumye aba motivated cyane atangira gukora cyane avuga ati ntazasebye ino nimero muri mani ndetse Alex Ferguson yadafata uwo mwanzuro wo guhuna umwana nimero 7 uyu munsi none mushobora ko rero jambo muhora muvuga ngo CR7 ritari kuzigera ribaho mutari kuzigera muri ryumva urumva iriya 7 yakomeje kugendana nayo na n'uyu munsi mu mwita CR7 nanone tujye ku kintu cya mbere cyo tugiye gusorezaho uyu mugabo ngo nubwo mubona mu kibuga ari guhindura ibintu ari umuhanga mu mukunda ngo ariko ngo mu kibuga ntago ari ahindura ibintu gusa ngo burya mu buzima busanzwe ni naho ahindura ubuzima bw'abantu kurusha bya byishimo baha mu kibuga uyu mugabo ngo ni umugabo ngo ufite umutima mwiza abantu bose batigeze babona mu bakinnyi cyangwa se mu byamamare byigeze biba ku isi no mu bandi bakire bigeze babaho uyu mugabo ngo yishyura amafaranga menshi ku bana bafite ibibazo byo kuba babagwa mu mutwe cyangwa ku bwonko yishyura amamiliyoni ya buri mwaka menshi kugira ngo abana batishoboye bazahura n'ibyo bibazo byo kuba babagwa mu mutwe bajye babafurira ubu ayo mafaranga arayishyura menshi cyane si ibyo gusa uyu mugabo ashora amamiliyoni menshi cyane mu bigo byinshi cyangwa se mu mavuriro menshi kugira ngo bite ku barwayi ba kanseri bajye babafura babandi badafite amikoro yo kuba bavurwa kanseri Cristiano Ronaldo yishyura amafaranga menshi kugira ngo abarwayi ba kanseri bitabweho badafite amikoro si ibyo gusa yigeze no kugurisha Ballon d'Or ye buriya yishyira mu cyamunara havamo $600 by'idolari ayatanga muri Make a Wish ni ibigo nyine biba bifasha abana n'abandi bantu batishoboye amafaranga yose arayatanga ngo bajye kwita ku bana uyu mugabo aritanga ngo cyane ku rwego rutabaho kurusha abandi bakire bose ubundi abakire benshi uzikari ingona no kuba bafasha umwana umwe ngo bamugurire mituweli biragorana uyu mugabo we gusa ngo gahunda yihaye ngaba yumva ngo inamukorera cyangwa se imunezeza ni ukugerageza agafasha abantu benshi bashoboka cyane cyane ngo ntawe uzibagirwa ibyo yakoze mu gihe cya corona aho yatanze muri Portugal miliyoni y'idolari irenga ngo bajye gufasha abantu cyangwa se abantu bari barahuye n'ibibazo mu gihe cya corona muri Portugal si ibyo gusa kandi yakoze nanone mu minsi ishize muheruka kumva muri Turkiya ubwo hazaga umutingito ubwo umutingito wari umaze kwica abarenga 50,000 abantu muri Turkiya Cristiano Ronaldo yohereje indege yuzuye ibikoresho byo kwifashisha kandi ibikoresho biba bihinze by'agaciro byari bikenewe cyane kuba byaba ubutabazi bw'ibanze cyangwa se ubutabazi bwasayidira abantu muri Turkiya yohereje indege yuzuye ibikoresho si ibyo gusa kandi nyuma y'umutingito wabaye muri Nepal ugahitana abantu benshi cyane ukamara abantu muri Nepal Cristiano Ronaldo ikintu yakoze yitanze miliyoni 7 z'idolari ngayo mafaranga ajye gufasha abantu muri Nepal ibaze miliyoni 7 z'idolari
umugabo yarayarekuye ngo kuva ibintu by'ibyamamare cyangwa abakire babaho bitanga uyu mugabo ngo niwe cyamamare kitanze amafaranga menshi yo gufasha abantu mbega niwe cyamamare gifite umutima mwiza niwe muntu nyine ukunda ngo abantu cyane ni byinshi ngagenda akora bigiye bitandukanye ndetse ngo babandi bakunda ngo kumugereranya wenda ngo na Messi ngo bashobora kuba babagereranya mu kibuga ariko ngo iyo bigeze mu bikorwa by'urukundo cyangwa se umutima mwiza ngo buriya ngo ni uriya mugabo murushiriza igikundiro cyane no kuba abantu bamwiyumvamo buriya ngo ubona kuko ni umugabo ngo ugira umutima mwiza cyane cyane mu gufasha abantu ikindi cyonyine wenda cyanyuma twita tunasoza ngo Cristiano Ronaldo ngo buriya ngo afite uwo twakwita nka sports agent we cyangwa se manager we wa wundi umukinira amadiro bajyana mu bintu byose nyine umufasha muri buri kimwe ngo ni umugabo witwa Jorge Mendes ngo ni umugabo bakoranye kuva kera bakinanye amadiro kandi batangiranye asa nkaho umwana nta kintu arigezaho umugabo wamubaye hafi bikomeye ngo uwo mugabo umunsi umwe yageze kubwira Cristiano Ronaldo ngo ngiye kuba nakora ubukwe Cristiano ikintu yamukoreye aho kumugurira imodoka cyangwa mu yindi mpano iyo ari yo yose kwakunda abantu batanga impano z'amafaranga amamodoka n'ibiki Cristiano ngo yaramutunguye aragenda amugurira ikirwa kinini gihambaye kirenze arakigura aramubwira ati dore impano nguhaye nko mu agent wanjye twabanye twatigitanye n'uyu munsi tugititana fata ikirwa wibereho amuha ikirwa urumva umugabo ukuntu akora reka nkwibutse ngo nimba ari n'ibindi bifuza ko tuzaganiraho ubutaha wenda iki ni igice cya mbere Cristiano ubutaha tuzanamugarukaho ni byinshi byo kumuvugaho kuko amasaha yabaye make reka nkubwire ngo jya muri comment utubwire ibindi twazakubwiraho cyangwa abandi bakinnyi twazakubwiraho n'ibindi byose ushaka ko tuganiraho nanone wibuke gukora subscribe ciao